Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi ni umunsi wa 237 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu atuma abigishwa be 12 kwigisha. Ahamagara abigishwa be 12 arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu 2. Inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Kandi abatazabemera bose nimuva muri uwo mudugudu, mukunkumura umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko barahaguruka bajya mu birorero byose, babwira abantu ubutumwa bwiza, kandi hose barabakiza. Ibya Herode. Nuko umwami Herode yumvise ibyabaye byose biramuyobera, kuko abantu bamwe bavugaga ngo Yohana yazutse, abandi bati ni Eliya wabonetse, abandi bati ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Herode we ati Yohana sinamuciye igihanga, none se uwo ninde numva aho ibimeze bityo? Nuko ashaka kumureba. Yesu ahaza abantu 5,000. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betesayida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza. Nuko umunsi ukuze abo 12 baramwegera bati sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi, bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu kidaturwa. Arababwira ati muba rimwe mubagaburira. Bati dusigaranye imitsima 5 n'ife 2, keretse twagenda tukagurira abantu bose ibyo kurya. Bari abagabo nk'ibihumbi 5. Nuko abwira abigishwa bati nimwicaze abantu inteko yose ibemo abantu 50. Babigenza batyo barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ife 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura biha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12. Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo. Nuko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe, arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, ariko abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana. Arabihanangiriza, arabategeka ngo batagira undi babibwira. Ati umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazurwa ku munsi wa 3. Yesu ahanura iby'inzira y'umusaraba. Abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera, ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika be bera. Ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Yesu arabagirana, Mose na Eliya babonekana nawe. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8, ajyana Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga, ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Abantu 2 bavugana nawe, ari bo Mose na Eliya. Baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe, urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu 2 bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana,
Nawe Petero abwira Yesu ati, databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga, igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranije, mumwumvire. Iryo jwi ricecetse, babona Yesu ari wenyine, barabizigama, ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Yesu akiza umwana, igicuri cyananiye abigishwa be. Nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha, ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye, kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni yamufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo bimuruhije cyane. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, nzageza he kubana namwe no kubihanganira? Zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza, dayimoni amutura hasi, aramutigisa cyane. Yesu acyaha dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana. Ariko bose bagitangarira ibyo Yesu yakoze byose, abwira abigishwa bati, nimutegere amatwi aya magambo. Umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa, afatwe n'abantu. Ariko ntibamenya iryo jambo, kuko bari barihishwe ngo batarimenya, ndetse batinya kumubaza iryo ari ryo. Abigishwa bagira amakimbirane, bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira mu mitima yabo, azana umwana muto, amuhagarika iruhande rwe. Arababwira ati, wemere uyu mwana muto mu izina ryanjye ninjye aba yemeye, kandi unyemera aba yemereye n'uwantumye, kuko uworoheje muri mwe hanyuma y'abandi bose ari we mukuru. Utari umwanzi wa Yesu aba mu ruhande rwe. Yohana aramusubiza ati, databuja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira. Yesu aramubwira ati, ntimumubuze, kuko utari umwanzi wanyu aba ari mu ruhande rwanyu. Abasamariya bima Yesu icumbi. Nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye, ziragenda zijya mu kirorero cy'Abasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira, kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati, reka abapfuye bihambira abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati, ndibugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku b'iwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 10. Yesu atuma abigishwa 70. Hanyuma y'ibyo, umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose n'aho yendaga kujya hose. Arababwira ati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa muri mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti, amahoro abe muri iyi nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we, natahaba amahoro yanyu azabagarukira. Kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo, musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko umukozi akwiriye guhembwa.
ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze, kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo babahaye, mukize abarwayi bawurimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zawo, muti umukungugu wo mu mudugudu wanyu wari ufashe mu birenge byacu, turabakunkumuriye. Ariko mumenye ibi, yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Sodomu hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kiruta icy'uwo mudugudu. Uzabona ishyano Korazini, nawe Betesayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihanye kera bakicara bambaye ibigunira bisize ivu. Ariko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, uzamanuka ugera ikuzimu. Ubumvira ni njye aba yumviye, n'ubanga ni njye aba yanze, kandi unyanga aba yanze n'uwantumye. Intumwa 70 zigaruka. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo byahishwe abanyabwenge n'abahanga, ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawe uzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati, hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndage ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uzasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka ingoma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza uti, muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Ibya Marita na Mariya. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'Umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, Databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni iki kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Imana ibahe umugisha, mugire weekend nziza, kandi mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Ndabakunda mu izina rya Yesu, mugire umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire.